uraje peloto yatangiye no kubabona kuko Nyabugogo niho bahuriye abantu bavuye mu ntara. Ubu rero nibwo iyi etape ya karindwi igiye gukinwa nyagukinwa, nibyo twaciye muri Tetero, twaciye mu misozi ya Gicumbi, twaciye Buranga, ariko ubu tuvugana abasiganwa baraje bazamuke Kimisagara bafata amapave bahite bazamuka bagere kuri Kigali Pele Stadium. Ngabo rero abasore batatu barambutse ikiraro cya nyuma binjiye muri feruje bagiye guca imbere ya gare ya Nyabugogo. Mwabonye ko no batangiye gukora cyane. Ubu tugiye kuzamuka rero agasozi kahari akazamuka kajya ku Nkunda Amahoro. Tugiye kuzenguruka gatoya tujya gushaka za dodani. Yamaze kubivamo rero reka nabwe ko agomba kuba ari umukinnyi wa mbere uvamo, akaba atanze imihoho Roger Pareta ati niba kuko ukomeye bwana Novak Philippe kurikira. Roger Pareta yabaye wa mbere kuvaho, yakoreye mugenzi we kwamunye kuzana amazi, yagiye gushaka inama ku batoza. Ubu rero hasigaye Thompson ndetse na Novak. Ubu Pareta ameze nk'ururimi hagati mu kanwa. Aha, ubu rero Breka yaramwanze peloto nayo mushaka, ariko Thompson yaramwataka. Thompson yataka rero reka tuyatate Novak Philippe kuko bamuteranya mukura inama. Novak arebe nyuma ariko yamukurikiye ahita atakaza ibyo afite. Ahanga utangiye gukuraho amazi kubera ko uko igenda biremera niko nayo kuzamuka byanga. Thompson akora acceleration, aya mazi amukajya kuzekora Nkunda Amahoro, agiye kwitafata ikindi gitambika. Niba tamwiyatangaha Novak araza kumukurikiraho arongera kumwekira hariya kwa mutwe. Ngabo rero abana bazamuka isiganwa nibwo ritangiye. Ladies and gentlemen, muri tayari kuri televiziyo Rwanda murahari kuko mu kanya gato igare riba rigeze kuri Kigali Pele Stadium. Uwaragiye Thompson afata umwanzuro wo kuzamuka. Thompson afata umwanzuro wo kuzamuka. Thompson yarebye uko hungu bamukoreye inama, ahindukira bwa nyuma areba Novak Philippe aramubwira ati Novak, niba kukumva ibyo ndi gukora ari ukuvoma ngwino tugende, kuko Novak yahisemo gusya. Nibyo rero ngiyo peloto n'ubundi nayo irimo irakata. Nyabugogo yazamutse ntabwo ari kure kuko ntibabonye neza ahangaha nyamwatagiye. Dore yewe ngabo hari wa mbere ninde muvandimwe Pareta aramufashe. Pareta akazi yagakoze kuko nabwiye ko iyo muri bakinnyi babiri mu ikipe akenshi umwe afite inshingano zo gukura mugenzi we. Na peloto rero bahita bagika muri cyo barimo barataka nariya kubera ko akazamuka mbere kugira ngo baze gutambika hariya. Bari nako tureba Thompson yanduka, ndabona umusoro muri amani ahasigara. Uyu ni Moza Yes, ni Moza Eric. Thompson aratambika rero agiye gutambika ahangaha agere akate kwa mutwe restoration afate ku isoko azamuka kwa mutwe. Kuki Thompson uhindukira? Intego iri hano kuri Kigali Pele, ntabwo iri inyuma yawe. Wowe kwesha imbaraga zawe zose peloto niza kugufata isanga nawe wigendeye. Ariko Kayishema nkaba nakubwiye ko NSN ubu ngubu iri ku mugambi wo gukomeza kurinda mayo jaune. NSN irimo iracungana n'abantu bari muri peloto kuko Thompson ni umureba ku rutonde rusange nta kintu na kimwe atwaye peloto. Azamuka dodani ya mbere, dodani ya kabiri. Ngabo rero aho guteka turebe reaction ya peloto. Umunya Ethiopia wagiye ugomba gufunga isiganwa kuko ni byiza ko atajya umuca muri humure cyane rwose. Akaba imbere ye ndabona Ruhumuriza Aime umusore w'ikipe ya Mesa, ndabona imbere ya timu Rwanda. Thompson arimo atambika. Thompson yegera isoko rya Kimisagara, haba inkweto nziza. Thompson ntugure inkweto hano. Thompson ageze kuri Maison de Jeune imbere. Thompson bacuruza inkweto ariko wirinde inkweto zabo nziza, ariko komeza tugende uko mugenzi we namubwiye ajya kwishakira muri uko majya gushaka iki gahunda. Reka Thompson nagurikira igare. Ni umwanya wa Thompson rero ko yakongera imbaraga kugira ngo akomeze kwegera intego iri muri mu marembo ya Kigali Pele. Nibyo rero ngabo iyo ni peloto ikurikiye. Thompson wamaze kugenda uri kuri break wenyine kuko ubu mukanya Philippe nawe baraza kumufata, peloto iraza kumufata. Thompson arimo arensista. Thompson agiye kumanda ageze ku isoko. Thompson ageze ku isoko. Thompson Robin wo muri New Zealand ageze ku isoko. Thompson ageze ku isoko. Thompson arongera akselera. Thompson agurikira igare umwanya kugira ngo nibura nabwe ko iyo azamuye agiye kunyokira igare ahindura akikira muri chaîne ikomeye, yajya kwicara akatagarura mu yoroshye bisa nko kuri waruhutse. Nibyo rero Ruben Thompson ibintu yarabigerageje ubwo bari bavuye Huye berekeza mu karere ka Rusizi, ariko asohotse mu ishyamba igare riratoboka. Icyo gihe rero ubwo basorezaga Rusizi yaje gusoza ari ku mwanya wa 18. Kugeza ubu Thompson ari ku mwanya wa 17 ku rutonde rusange, akaba asigwa iminota 5 n'umukinnyi Mats wambaye umwambaro w'umuhondo ukinira ikipe ya NSN. Thompson etape ya mbere Rwamagana yabaye wa 9, Ihuye wa 6, Rusizi wa 18, Rubavu wa 19, Rubavu wa 12, Imusanze asoza ku mwanya wa 27. Acceleration ya Thompson ari nako muri peloto hariya biracika. Peloto nayo isizamura kadanse kuko tugeze muri kilometero zo gutinda. Abakinnyi bayitegura hariya kuzamuka kwa mutwe. Peloto hariya bayisa turitse igisasu. Peloto baturikije ipirizo. Peloto igiye gushaka Thompson.
nibyo rero uwo ni Thompson n'ubundi ukiri imbere kuko ubu hasigayemo amasegonda 45 gusa. Thompson bamuri kubi. Thompson kuntaraga Thompson yabitegura kuzamuka kwa mutwe. Thompson baramumira. Thompson bamufatira California 10 zo zamaze gusigara mu ngaziri. Arafatirwa California urahazi cyane hariya Thompson California niwe mufatire nababwiye ko byose bere Nyabugogo kandi wa mbere mufatiye ubwo Pareta yaravuyeho ngo Thompson kuntaraga Thompson ari imbere gato yari yakose bikona Thompson ahita katazamuka pape ikisabwa rero ku Mavubi niki ugomba kwinjira na Mavubi ugomba gusuzanya Thompson yagiye gukata injira mu mapave ngaro rwose amapave Thompson ayagezeho Thompson yatatse amapave Thompson arazamutse yinjiye mu mapave Thompson bagiye kwa mutwe rero izina ryavuye Kayishema kwa mutwe ngo ni umugabo wari ufite akabari aha yitwa Mutwe hahita hitwa kwa mutwe ngaho nabisore nawe ari kurwana Thompson yamaze kwinjira amapave nababwiye ko kugira ngo ukineze amapave amasegonda reka mabwiye ko baramufatira California ningira California ndababwira niho byaberaga California Thompson rero icyambere ugomba kurigeze mu mapave ishene winjiranye mu nigomba gusuzanya kubera ko igare bagenda rigicaka na Pelota yamaze kwinjira amapave n'abakinyi benshi bazamutse reka turebe hariya rero iki cyambere kigoye cyo kwa mutwe rero hari umuhanda ujya mu cyahafi aho ngo niho bikomereye nyuma yaho kuzamuka kugera California aho babicika nibyo rero Thompson uyu ni umukinnyi ukinira Thompson yamufatiye cya hafi Thompson nagakiye abigena California Thompson baramufasha Thompson ndagagiye California Pelota kumumira arara dora asize umuhanda cya hafi ndabona ari haba yatake muri peloto nindi uri kuzamuka ese yabari Philippe Novak arara reba rero peloto yazamutse araye cyane NSN barimo bakora nabwo ngo uyu ni umwanya wo kuko Mayo Jaune agomba gutsindira hano kugira ngo yemeze abantu yuko Mayo Jaune yambaye ntabwo ari nturagurano ngiyo rero idubu rya champion rya Tour du Rwanda ifashe Novak ataranagera no ku muhanda ujya umuhanda wa California baba ngabo rero Pelota yamaze gucika mu bice Thompson yamaze gufatwa rero Thompson yamuceho n'umunyariteria cyangwa se picnic bazamutse ndabona ariya akihuta muzi Thompson yamaze gucika intege arazamutse ahanga bagiye kwitafata tugiye kwerekeza kwa mutwe ngabo rero ngwe masa Eriteria yazamutse Eriteria zamukanye na Roto NSN nawe yazamutse picnic bike head ararara dinzamutse ndabirika ry'ubururu rya Eriteria rirahari igare ry'ubururu rya Eriteria rirahari Eriteria ngi imbere badashaka igare ry'ubururu rya Enoke kugira ngo Enoke byagorana Enoke igare riri ndabona azamutse zaye amaze kwa mutwe barahamini hari abacapati bya Zambia mu Rwanda bahita bakata berekeza kuri 40 ngo rero nizamutse naho Muzerai azamukaye n'abasore ba arara Enoke nawe yamaze kubirinduka Mayo Jaune yamaze kuzamuka azamukaye n'ikirago gifyo Mayo Jaune arayigumana kuko basoje umusozi wa Kigali atake ya naho Muzerai atake ya Raya ahanga atatse tike kuri 40 agiye gushaka 40 nyuma ya 40 arazamuka ashaka Cosmos nyuma Cosmos ashaka kuri Lipe nyuma ya Lipe ashaka kwa Gaddafi nyuma kwa Gaddafi ahita ashaka intego rero naho Muzerai akaba ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea wamaze gufata umwanzuro wo kugenda yarabikoze na Muzerai yaraza kugera hano Kigali Pele Stadium ari umwe ariko Kashema amaze gukurikirwa yarabikoze 2025 ubwo bavaga mu karere ka Nyanza bajya kuri Canal Olympia bageze ari Kicukiro mu Gahanga yaratatse nta muntu amukurikiye yazamutse wenyine yari Rwandex aragenda azamuka Gikondo yose agenda ateka igare ku murongo muri Canal Olympia atwara etape nayo abanyaritira baheruka ariko kandi yaje umusore w'ikipe ya Picnic wa Roto aramukurikiye dufite ubungubu arayahisemo gutegereza ariko inyuma kandi haje umukinnyi w'ikipe ya Eritrea niba abanyaritira babiri Eritrea ishobora kwije gushaka igihembo hano nibyo rero Eritrea nibura nitahe abara amasaha kuko ubu tuvugana rwose mu kanya gato igare rero rigeze kuri Kigali Pele Stadium naho Muzerai rero akaba ari umusore wavutse 2002 w'umunyariteria upima ibiro 57 kundesha metero na santimetero 73 muri Tour du Rwanda Rwamagana asoje ku mwanya 67 Huye 26 Rusizi umwanya 30 Rubavu 36 Imusanze asoza ku mwanya 50 ku rutonde rusange kugeza ubu ari ku mwanya 30 Eritrea yaje Enoke aje gushaka etape kubera ko ararema mukorera dore bahise bakora ataka yari muri groupe ikurikiye ya Mayo Jaune imbere y'abakinnyi batanu ndabona ubukinnyi ikipe ya Benzi wakurikiye ariko arayarahindukira ari inyuma iyi batanu bagiye nabo bakaba bagiye baragarwa kuri Eripe
nibyo rero kuko ubu dutegereje kuza kumenya ninde uza kwegukana agace ka karindwi ka Tour du Rwanda. Musanze Kigali abakinnyi bose bamaze guhaguruka baje gushaka arataka amwatakira Lacoste muzi kugira bajye kure ashaka intego aratatu ninde watatse yatatse muri batanu abanyaritera bagumye hasi bicaye barimo Araya ndetse na Enoke ninde watatse arakaseriya hehe kuri Charles Rwanga azamutse ari kuri Ripe ninde n'umusore w'ikipe ya Rembe Quickstep n'umusore w'ikipe ya Quickstep watatse ariko inyuma ndabona reaction y'abanya Eritrea Mayojo nawe habaye reaction inyuma byakomeye bakazi kose ya mbere reka nkubwire ko ngo abahungu bagiye kure murongo bari mu murongo mwiza ngabo rero batungutse kuri Rope hari ku madoda NRP mu midwa hari muri n'ishuri ariko igikurikiyeho n'ikindi kuri Pere ubu barahareba kuko ni umurambi ariko uzamutse tugiye kureba rero ninde ugiye kwegukana agace ka karindwi ka Tour du Rwanda nyuma y'uko peloto yamize Thompson agasigara. atake nziza cyane yakozwe nta reaction abanyetera barakora kugeza ubu ngubu ndabona bakicaye peloto ya Mayojo nayo yamaze kuza mu bajaje mundi munyaritrea ariko kandi umukinnyi yamaze kwinjira muri metero za nyuma reka turebe reaction y'umunyaritrea kugeza Eritrea cyategereje kuko bagomba gushaka kubaza n'uwo muntu azamutse ninde n'umusore w'ikipe ya Quickstep gushaka etape ya nyuma ya kabiri hano muri Tour du Rwanda ndabona peloto mu burenganzira peloto barasiganye peloto batazi uburenganzira n'ukirigari bwa nyuma nyuma gushaka ine hano kuri Kigali Pere Stadium n'ukirigari zamuka ngabo mu buri gihe bagutegereje Patrick Lefevre pesa w'ikipe yawe bagutegereje azamuka hindukira bwa nyuma imbere ariko ndabona nyuma ese peloto nagira kwa reaction abanyaritera bajya azamukira n'ukirigari agurikira Eritrea bajya bacungana ayitateka Mayojo reka turebe rero ariko abaze gufata intera ikomeye cyane umusore w'ikipe yawe utakurikira y'ukirigari akakanu karagoye hagurukira igare arongera aricara areba inyuma areba abafana we kureba inyuma reba intego ya mbere hagurukira igare anyongera igare ahagurukira igare inyuma baje bagenzi mu ikipe yawe baje hagurukira igare areba inyuma baramwataka reka turebe ahagurukira igare aricara hagurukira igare uricara kubera iki intego iri imbere yawe hagurukira igare ahita aterekamo ababwira ati twazamutse kwa mutwe turi kumwe ndabareba ibyo muri kwigira byose ahangaha nta kintu akora ahatase abanyaritrea basiganye Araya Enoke ntibabasha gukurikira maze umugore azamuka Ribeiro ahita aterekamo ndabwira ati ngewe navuye mu gihugu cyacu cy'Ububiligi bantuye kugira ngo nze gushaka igihembo cy'umunsi twarakibonye mu gihugu i Rubavu turakibonye kuri Kigali Pere Stadium Ribeiro ahita amanika amaboko ababwira ati ndi umwami wa Kigali Pere Stadium iyi stade bitiriwe Pere mureke nanjye igihe ijambo ubu noneho kigiye kuba ni Kigali Pere Ribeiro Stadium. uyu nguyu yavutse tariki ya 20 ukwezi kwa kane umwaka wa 2006 afite imyaka 19 avuka mu gihugu cya Brazil apima ibiro 51 afite indeshyo ya metero 1 na santimetero 72 yavukiye Nova Oliva mu gihugu cya Brazil ni inshuro ya mbere yitabiriye Tour du Rwanda. Enrique Bravo Ribeiro yegukanye etape ya karindwi ya Tour du Rwanda yaturutse mu karere ka Musanze isorejwe Kigali Pere Stadium mu mujyi wa Kigali intera kilometero 147 na metero 200. Rwanda uri nziza, Rwanda mama land, Rwanda OBA hafi yawe ugiye kumfasha tugiye kugira ngo tuvuge igipolitike kugira ngo abantu bari hariya muri Brazil batwumve Copacabana Ronaldinho Romario Vinicius Junior Gabriel Jesus Rio de Janeiro Ribeiro intwari ya Kigali Pere Stadium etape ya kabiri igiye muri Quickstep. nako ikipe inshingano zabo ni uguhiga etape bahiga etape nk'ukuntu baba ndashinzwe umutekano w'igisambo. Nibyo rero nibyo twababwiraga ko Mayojo icyo bagomba gukora ari ukwirinda kashema nakubwiye urebye uburyo Nelson yakinaga Eritrea bakoze ikosa bazicuza Tour du Rwanda ifite amakosa gusigana kuko muri babiri ntago mwagomba gutegereza hagomba niba reba ngira Araya urahireba iki wowe bizi ko Enoke yaciye umuhungu iki yakoze Ribeiro yabwiye ati njya mbona ibintu ba Vinicius bikora bakora ututwo ko ma contre attaque nagiye umuhungu we yazamutse areba aragurukira bwa mbere aricara aragurukira byari bigoye harimo kuzamuka kwa Itetero harimo kuzamuka igicumbi harimo buranga harimo kwa mutwe ariko umuhungu arazamuka nguko uko yabarebaga rero ahindukiye asanga ntawe ukurikiye maze Ribeiro ahindukiye avuga ati reka mbe umuntu utsinde hano kuri Kigali Pere Ribeiro Stadium.
nibyo rero uwo ni Enrique Bravo Ribeiro wegukanye agace ka karindwi ka Tour du Rwanda. Tour du Rwanda mwakurikiye kuva ku munsi wa mbere live kuri televiziyo Rwanda. Dushimira cyane ubuyobozi bwa RBA bwahisemo ko iri gare abanyarwanda bazarireba. Ikirere kirarakaye i Nyamirambo ariko ni kirakare nacyo kibonye ibishimishije kuko uburyo iyi etape maniyeri isojwemo bwari uburyohe cyane. babwira ko mu buryo bweruye rero Maurice Krejci afite Tour du Rwanda kubera ko yagombaga gusigamo iminota 2 akayijyana ku munsi wa nyuma, ndetse twababwiye ko icyo asabwa ni ukumusomera iminota 2 akaba abaye umukinnyi wa kabiri mu mateka utwaye Tour du Rwanda asiga umukurikiye ibihe birebire. Icyo Krejci akoze ashyizeho akandi gahigo, akomeje kujya gushakisha Valence kuko umwambaro ugiye kurara ku munsi wa 4 mu bitugu. Acyari kure acyaburi iminsi 8. Ariko se prediction zanjye uri kugenda uzemera? NSN irakubwiye kuva ku munsi wa 4 ko bari kuri namba yo yarangije muri metero niyagwa bari kumuha ibihe nk'iby'uwa mbere. Reba icyo umusobanuro rero, reba ibyo abantu babaye. Niyo mpamvu bavuga ngo Tour du Rwanda niryo siganwa rya mbere muri Afurika rikomeye kubera imisozi, kubera imiterere. Kuko muri la tropicale abantu birirwa bicaye nta kindi. Vandimwe yashize ako disi ukuntu bakuruye rembi irakuruye. Oya hariya reba ukuntu abantu nuko ntago abantu urumva neza ibintu byabaye. Reba abantu bose ukuntu babyita gukubitirwa hareba inzega kuko rembi yari yamaze kuyibara. Abanyeterano nobo banatandukanye. Rembe yari yamaze, ariko reka nze mbwire badushakire umuntu witwa Enoke. Dukeneye kumenya Iris, dushakirane Enoke kuko batatse kwa mutu. Namukeneye no muri interview. Dukeneye ikintu kiri kuba muri Eritrea. Bose ntibanagiye aho. Akaba rero ari Tour du Rwanda 2026. Mwaryohewe? Nizeye ko mwaryohewe kuko iyi ni amagare, iyi ni Tour du Rwanda. Dushimira inzego z'umutekano rero ziba zadufashe ngo buri kimwe kigende neza nk'uko wabyifuza kugira ngo tujye Tour du Rwanda ikeye, tujye Tour du Rwanda nziza, Tour du Rwanda umuntu yakwifuza, Tour du Rwanda mbararikira ko igihe umwaka utaha muzamare. Ngabo rero icyo umusobanura mu musozi buri muntu arangiza ibye. Ngabo abari gusunikwa kugira ngo barenge umurongo, ngabo abari gufatwa kugira ngo baze guhagarara neza. Urebye uteye imibare kuko Tour du Rwanda iba ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 10 cy'ukwezi kwa 2. Nagira ngo mbabwire ko Tour du Rwanda 2027 izatangira ku itariki ya 20 kugeza kuri 27 ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 2 2027 kugeza ku itariki ya 28. Tureba umujyi wa Kigali turebeye kuri Mont Kigali. Niba twifuza kugira igihugu kiri green nkuko mubibona ku mashusho, dukomeze dusigasira ibidukikije, ariko turi kumwe na Spiro rero ni moto nziza. Amashusho meza cyane mubona live